Ni amagambo y'umuntu uremerewe n'agahinda ariko uhagurutse ashaka gutangira peji ye nshya, agasohoka mu buzima bw'umuntu wiyemeje kudaheraho ahubwo agafata icyemezo cyo kwiyubaka. Ndabirambiwe TV. Wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV, reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Njyewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu naje kwicara ahantu heza, by'umwihariko ahantu hameze gutya, kugira ngo mbagezeho iyi nkuru cyangwa se mbagezeho aya makuru yakomeje kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Birashoboka ko udukurikiye mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, reka mbanze ngusuhuze nkubwira ngo Uwiteka Imana ikomeze iguhereze umugisha. Birashoboka ko unkurikiye uri mu Rwanda, mu turere dutandukanye, mu nguni enye z'isi cyangwa se z'u Rwanda, iburengerazuba, iburasirazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Reka nongere nkubwire ngo Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Nshimira cyangwa se mbonera gushimiraho umuntu wafashe uyu mwanya agakora subscribe, tukaba tumaze kugira 2020. Ndagushimiye mbikuye ku mutima. Niba warakoze subscribe uri mu Rwanda, mvuge ko ngushimiye. Niba waranayikoze uri hanze y'u Rwanda, mvuge ko ngushimiye. Ari nayo mpamvu ngiye gushimira umuntu wese ufashe uyu mwanya akifuza kudushigikira akoze subscribe. Reka nawe ngushimire, Imana iguhereze umugisha. Reka nguhereze iminota 2 ubanze uyikande, hanyuma nawe ngushimire, Imana ishimwe. Urakoze kuyikanda. Wowe ufashe umwanya ugakora subscribe rero umve ko ngushimiye mbikuye ku mutima, kandi ndagushimiye pe, umve ko gushimiye cyane. Hanyuma rero reka tubanze dusenge, dushime Imana kuko yemeye kuturinda tukaba twaramutse amahoro, tukirirwa neza kugeza uyu mugoroba. Twari twirirwanye n'Imana, turacyari kumwe n'Imana. Reka dushime Imana, dusenge kubw'ibyo yakoze n'ibyo iri kugenda ikora, hanyuma ubundi Imana ibane natwe. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Uri igitare gikomeye, uri sambi itarumba, uri umwami utandukanye n'abantu, uri Imana ivuga ijambo abantu baravuze amagambo, uri Imana itegeka warangiza ugasohoza icyo wavuze, uri umugabo ku rugamba kandi utaba witabarukana intsinzi. Reka tugushime aya masaha kuko wemeye ko tubyuka turi bazima. Tunagushimira kubw'ineza yawe, kubw'ibitangaza byawe, kubw'imirimo yawe. Uri Imana ikomeje guhagarana natwe ku manywa ndetse na nijoro, ku mucyo cyangwa se n'umwijima ukabana natwe, aho bwije naho bukeye. Umve kuri Imana ikomeye kandi Imana itangaje. Bana natwe kandi tugire neza muri byose muri iki kiganiro, tuyobore kandi amagambo y'ubwenge, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa rero, abantu benshi bakomeza kugenda babyibazaho, abandi bati nukubesha, abandi bati ntago ari byo. Reka nze mbishireho umucyo, by'umwihariko abantu babashe kuva mu rujijo cyangwa se abantu babashe gusobanukirwa. Iyi ni post yaje gusakara cyangwa se yaje kumenyekana mu gitondo. Abantu benshi baza kubyibazaho cyangwa se abantu benshi baza guca impaka, abandi baza gutekereza ibintu byinshi cyane bitewe n'uburyo aya magambo yaje kuba yanditswe kuri post by'umwihariko ya Instagram y'uyu mukobwa cyangwa se y'uyu mwari uzwi nka Ishimwe Vestine, ubarizwa mu itsinda rya abana na murumuna we ari uzwi nka umwari Dorcas. Ndakeka ruko nguko. Nukuvuga ngo iyi ni inkuru yaje gutangaza abantu benshi cyangwa se yaje gutungura abantu benshi. Abantu benshi baragenda baravuga ati ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga, ku ma YouTube, abantu benshi baravuga ni iyi nkuru ntabwo ariyo, ni ibintu byo kubesha. Kugeza ku rwego bamwe bakomeje kugenda bavuga ko ngo ashobora kuba yibwe account ye, abantu bakaba baje bakabyandika, ariko byanyuze n'ubundi kuri page ye cyangwa se kuri Instagram yiwe, nibango kuri post za Ishimwe Vestine, akaba ariho iyi nkuru yaje kuba yatuma abantu benshi babyibazaho cyangwa se baca urudogoro, bamwe batangira no kwanga kuba babishidikanya bitewe n'ukuntu Vestine yaramaze iminsi agaragara n'uburyo yaramaze iminsi abivugaho. Muraza kunyanganira utuguripe tumeze nabi cyane na Angine, ariko ibyo ngibyo ntabwo biratuma ntaza kubabwira neza icyatumye nza kwicara imbere ya kamera. Nukuvuga ngo ubundi iyi nkuru, ukuntu iyi nkuru yatangiye cyangwa se iyi nkuru imeze, nuvuga ngo ni amagambo Ishimwe Vestine yapostinze kuri post ye ya Instagram, avuga ko ubuzima arimo uyu munsi cyangwa se agahinda afite cyangwa se intimba afite ku mutima itamwemerera kuba ariyo yakaba yarimo uyu munsi, bitewe n'ukuntu wenda yatekerezaga ko agiye kuba mu buzima bwiza cyangwa se yatekerezaga ko agiye kubaho neza, uyu munsi bikaba byarafashe indi sura cyangwa se byarahindutse. Kugeza uyu munsi nta muntu wabanye na Vestine cyangwa se ubana na Vestine mu rugo rwe ngo abashe kuba yamenya ukuntu bimeze, ariko by'umwihariko bitewe n'amagambo yanditse
ni amagambo menshi cyane ku buryo nayasoma ubwanyu namwe ubwanyu mukumva ko ari amagambo babaje cyane, ari nabwo ngiye kuza kuyasoma mu kanya kugira ngo mubashe kumva aya magambo uyu mwana w'umukobwa yabashije kuba yanyuza ku rubuga rwe rwa Instagram. Akaba aribwo abantu benshi baje kuba bagira ubwoba cyane, bamwe bari bafite na gahunda yo kuba bashaka bakaba bagize ute batangiye kubitinya. Mu biganiro amaze iminsi ari gukora, by'umwihariko n'ushinzwe kureberera ibikorwa byabo, by'umwihariko ari buzwi nka Murindahabi Irene, yaje kuba yabakoresha ikiganiro. Ndakeka icyo kiganiro mu gihe baheruka kugikora aribwo bari bamaze iminsi bari kwitegura urugendo rwo kujya hanze muri Canada gutaramira abakunzi babo n'ubundi babakurikira bariyo. Aya magambo Vestina yavugiye mu kiganiro ari kumwe na murumuna we Dorcas, aribwo sinzi ukuntu bigeze kubaza Vestina ngo wowe urabona mukuru wawe yari igenda yameze neza. Vestina avuga amagambo ari kumubwira ngo ndakwiyamye, ngo ndakubujije murumuna wanjye, ndakubujije uzabe witonze gushaka ukiri mutoya, ngo ntabwo nabyemera, ndakubujije. Abantu benshi murabizi ako ka video kagiye gatambuka hirya no hino kagenda gacaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi baraza bahita babikoraho amakuru cyangwa se babivuga, abandi banegosiye bavuga ni se kubera iki Vestina yavuze amagambo nk'ari. Ati bishoboka ko Vestina ashobora kuba atishimye mu rugo rwe, cyangwa se bishoboka ko Vestina ashobora kuba atabayeho neza mu rugo rwe, kuko ngo ntabwo yababayeho neza mu rugo rwe ngo aze gutangaza amagambo nk'ariya. Abandi bakaza bakavuga ngo Vestina yarananutse, ngasigaye yarananutse cyane, ngo birashoboka ko yaba atabanye neza n'umugabo we. Ni ibintu byinshi, ni inkuru bamwe bagenda banavuga ibihuha, murabizi abantu mukunda gukurikira social media n'imbuga nkoranyambaga. Ariko iyi nkuru tugiye kuvugaho uyu munsi ni inkuru navuga ko ariyo yiriweho uyu munsi, ari nayo mpamvu mvuze ngo nanjye reka nyikoreho nyivugeho kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa cyangwa se abantu babashe kuva mu rujijo. Ni amagambo Ishimwe Vestina ubwe yipostingiye. Iyi post abantu benshi n'ubundi bayikurikiye ku Nyarwanda cyangwa se ku Gihe, aribwo iyi post yaje kuba yatangira kujya hanze. Reka nze ndebe ko hari bimwe mu byo nafashe hano, ndebe ko naza kubibasomeraho gakeya, by'umwihariko ndasomaho dukeya kugira ngo umwanya nze kuwukoresha neza. Ni amagambo yakomeje kugenda avugwa, ariko aya magambo anyura kuri post ya Vestina. Abandi baravuga ni impamvu ari byo cyangwa se impamvu iyi post ariyo nuko n'ubundi Vestina yaramaze igihe cyangwa se yaramaze iminsi ubona ko atameze neza. Abantu bakaba banise Vestina buriya mu rugo rwe abayeho neza, abandi bati buriya ni kwa kundi umuntu aba ari mu mezi ya mbere nyine murabizi, bamwe bati buriya nuko atwite. Ni inkuru nyinshi zagiye zibivugwaho cyangwa se inkuru nyinshi zagiye zibitangazwaho. Umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine uririmbana na murumuna we Kamikazi Dorcas yanditse ubutumwa bwaciye igikuba buhishura intimba, kubabara no kongera kwigira mu buzima bwe bwite. Ishimwe Vestine yanditse amagambo aremereye kandi adasanzwe kuri uyu wa kabiri tariki 18 Ugushyingo 2025 agira ati ubu buzima mbayemo sibwo buzima nahisemo, ndi mu bihe bibi kandi sinari mbyiteguye. Nta mugabo uzongera kumbeshya ngo ansenyere ubuzima na rimwe. Amagambo y'umuntu uremerewe n'agahinda ariko uhagurutse ashaka gutangira page yenca agasohoka mu buzima bw'umuntu wiyemeje kudaheraho ahubwo agafata icyemezo cyo kwiyubaka. Amagambo uyu mukobwa Vestine cyangwa se uyu mubyeyi Vestine yabashije kuba yakwandika ababaye, nta magambo yanditse ubona ko afite intimba ku mutima. Abantu benshi na n'ubu kugeza ubu bari kwibaza ndetse aya magambo ni Vestina wayanditse cyangwa se n'umuntu waba wamwibye account ye akayandika. Ariko abantu benshi bakomeje gushingira ukuntu yaramaze iminsi akora ikiganiro. Iki kiganiro baheruka kugikora mu bihe bitambutse, aribwo we na murumuna we Kamikazi Dorcas bari gupanga cyangwa se bari kwitegura urugendo rujya muri Canada mu gutaramira abakunzi babo, mu kuramya no guhimbaza indirimbo z'Imana nkuko bisanzwe cyangwa se nkuko tubazi, akaba ari nawo murimo bakora kugeza na n'uyu munsi. Abantu benshi bamaze iminsi babona Vestina atameze neza, abandi bakabona Vestina ari gukunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ari kwigisha utuntu tumeze gute na gute, ariko abandi bakibaza ni Vestine ko mu bihe bya mbere ajya kubana n'uyu mugabo ko bamubwiye akanga kumva. Abandi ati Vestina ati wareka kukiri muto, ati ntabwo ngiyewe nzubaha abantu, nzubaha Imana n'umugabo wanjye n'ibindi byinshi bitandukanye. Kuko muri post Vestina yabashe kuba yapostinga harimo amagambo menshi yagiye avuga ngo sinzongera guhereza undi muntu umwanya cyangwa se ikibuga mu mutima wanjye, nabanjije kumenya uwari we, nabanje kumenya niba ari umunyakuri, mbega nabanje kumenya uwo muntu wari we cyangwa se nabanje kumenya abantu biwabo. Nuvuga ngo ibi bintu kugeza uyu munsi abantu benshi byabateye urujijo, abandi birabacanga, abandi birabayobera. Kugeza n'ubu abantu benshi bari no kunyandikira nise ibi bintu mwebwe wenda muba muri ku mbuga nkoranyambaga ibintu mwabonye ari byo.
oya ntakagira umuntu babesha ngo nibyo nyabyo oya. Vestine ataricara ngo yivugire ko ari we wabyanditse ibi bintu ntawamenya ibyo ari byo. Birashoboka ko uyu munsi nawe waba uhuye n'ikibazo nk'iki ngiki cyangwa se ufite ikibazo nk'iki ngiki Vestine yaba arimo uyu munsi, we by'umwihariko ashobora no kuza akanga kubabarira kwa kuri abantu bakunda kuvuga ngo nukubabarira mu gikari, wakaba yanaza akabivuga akavuga ati byagenze gute. Hari nk'abantu benshi baba bafite ibibazo nk'ibi ngibi akaba yatinya no kuza kubivuga cyangwa se akaba yatinya no kugira umuntu abibwira, akavuga ndamutse bivuze umugabo wanjye akabimenya ntabwo nararaho. Ugasanga umuntu yatinya umuntu cyane kuruta uko yasenga Imana cyangwa se yasaba Imana ikahindura ubuzima bwe. Mw'abantu mwe ibi bintu birababaza cyane, kuba wari ukoze ikintu cyangwa se wari ubaye mu kintu witeganyirije ko cyakubera cyiza, ugasanga cya kintu kikugize gereza, cyangwa se ugasanga cya kintu gitumye ubaho mu buzima bumeze nka gereza. Ngo hari abantu benshi uyu munsi babayeho mu ngo cyangwa se abantu benshi bari mu mago bagiye bishimye bategereje ibyishimo, bageramo bagasanga bibahindukiye gereza, wagerayo ugasanga bibaye bitandukanye nk'uko watekerezaga ko ugiye kubaho. Ari nabwo buzima uyu munsi Vestine abayemo. Muri post yagiye agaragaza avuga ko yagiye ateganya cyangwa se yagiye yizeye ko agiye kuba mu buzima butandukanye nubwo yatekerezaga ko uyu munsi yaba arimo, ariko uyu munsi akaba yisanze mu buzima butari bwiza. Uyu munsi ngo akaba ari mu buzima bw'akababaro, uyu munsi akaba ari mu buzima bw'agahinda, uyu munsi akaba ari mu buzima abumutera kwicuza. Ibaze kuba yaragiye mu kintu azi ko kizamubera cyiza mu buzima bwe bwose, akaba yaragiye kubana n'umugabo azi ko azamubera umusaza, ariko uyu munsi nta n'ameza ngahaciyemo bikaba bibaye gutya. Mw'abantu mwe nta kumuntu aba atarasenze, nta kumuntu aba ataragize, ariko hari ikintu kibaho cyangwa se hari ikintu cyiza nawe ubwawe ukabona ko kukihanganira bitakunda, ukabona ko kukihanganira bitashoboka. Buriya kugira ngo umuntu avuge cyangwa se atekereze kwicara agatobora, ni uko uyu muntu biba byamurenze, uyu muntu biba byarenze ubwonko bwe. Niba ari na Vestine wabyanditse, uyu muntu ntabwo namurenganya, biba byarenze ubwonko bwe kugera kuri etape we ubwe yumva ko yenda guturika, akumva ko kubivuga gutya cyangwa se kubyandika aribwo arabohoka cyangwa se araruhuka, ntawamenya. Ariko mw'abantu mwe ibi bintu biraryana, ibintu birababaza kubona umwana w'umukobwa ungana gutya yari yiteze ubuzima bwiza cyangwa se yari yiteze kubaho neza, yari yiteze kugenda akicara agahirwa, yari yiteze kugenda agakora agafatanya n'umuntu, ariko uyu munsi ukaba uri kubona umuntu ari kwandika ngo iyaba namenyaga ko bizagenda gutya ntabwo nari kujyayo. Nuvuga ngo uyu muntu yarababaye cyangwa se uyu muntu ari mu gahinda nk'uko yavuze ati ndi mu buzima bushariye, ndi mu buzima bubi. Twebwe twabona abantu nk'ubu ukambona kuri kamera ati dore bari mu buzima bwiza, ariko nyuma ya kamera ntabwo ubuzi ngo ubwo buzima umuntu arimo n'ubuzima bumeze gute, ntabwo ubuzi ngo ubwo buzima mbega uriya muntu abayemo bumeze gute. Abantu benshi mbonera no kubwira abantu benshi, usanga abantu bakubwira ngo ntuzabane n'uriya mugabo nta mafaranga afite, ntuzabane n'uriya musore nta mafaranga afite, ngo uzabane n'ufite amafaranga, ugasanga wirukanye ya mafaranga. Ese ayo mafaranga uwo muntu yiriwe ari gukorera cyangwa se yari gukorera amajoro, uzaye mafaranga yarayakoreraga hehe? Ese wowe wakoze iki kugira ngo byibuze uzane amafaranga cyangwa se ugire icyo uzana mufatanye, byibuze nawe uvuga ati ibi bintu twarabiruhiye? Wowe uje wirukanka cyangwa se usanga undi muntu hari ikintu yazanye, wowe ugashaka kuza kumanaginga cyangwa se kujera bya bintu umuntu yazanye. Ni ukuvuga ngo wowe bazakosha cyangwa se bakubwire ni genda nta kibazo, ariko nugerayo uzasanga bitandukanye, kubera ko wa muntu nawe azagushuka cyangwa se akoshe bitewe n'uko nagukeneye, ariko wa muntu numara kumugeraho wagezeyo bizahinduka. Umuntu umumenya mwabanye, nuvuga ngo umuntu akwihinduka mwabanye, usange ibintu watekerezaga bitandukanye nuko wari ubyiteze. Ari nayo mpamvu nakugira inama wowe nkurikiye uyu munsi, niba wifuza no gushaka cyangwa se wifuza kubana n'undi muntu cyangwa ufite n'umwana ushaka kumushingira umuntu, mureke amarangamutima ye amujyana aho umutima we ushaka, mureke abane n'umuntu yumva akunze, mureke azagira n'ibihe byiza n'umuntu yumva akeneye. Wimubwira ngo nakuboneye umuntu ufite amafaranga, oya ntago azarumaramo kabiri. Ahari urukundo amafaranga araza, ahari isengesho haza amahoro. Rero mw'abantu mwe mureke dukomeze dufatikanye gusengera Vestine, dukomeze twumve niba ariko kari byo, cyane cyane ko amakuru yari bihuha ntago bitinda kumenyekana, niyo ari ukuri ntago bitinda kumenyekana. Reka dukomeze tubane tunamusabira tumusengera, Imana ikomeze ibahereze umugisha. Wowe nkurikira mu Rwanda, Imana iguhe umugisha, uranze y'u Rwanda, Imana iguhereze umugisha. Asante sana, mwakoze cyane.